Yesu Kristo nashimwe. Uyu munsi turatangira igitabo cya Mose cya gatatu cyitwa iby'Abalewi. Uyu ni umunsi wacu wa 19. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Titire yaho igice cya mbere avuga ngo ibitambo byoswa. Uwiteka ahamagara Mose amubwira avugira mu ihema ry'ibonaniro ati, bwira Abisiraheli uti, ntihagira umuntu muri mwe utambira Uwiteka igitambo, mujye mukura icyo mutamba mu matungo, mu mashyo cyangwa mu mikumbi. Natamba igitambo cyo koswa kitagabanije cyo mu bushyo, atambe ikimasa kidafite inenge, agitambire ku muryango w'ihema ry'ibonaniro, kugira ngo yemerwe ari imbere y'Uwiteka. Kandi arambike ikiganza ku ruhanga rw'icyo gitambo cyo koswa, niho kizemererwa kumubera impongano. Abikire icyo kimasa imbere y'Uwiteka, bene Aroni abatambyi bamurika amaraso yacyo, bayamisha impande zose z'igicaniro cyo ku muryango w'ihema ry'ibonaniro, abage icyo gitambo cyo koswa agicoce. Bene Aroni umutambyi bashyira umuriro kuri icyo gicaniro bawugerekeho inkwi. Bene Aroni abatambyi bashyira igihanga n'urugimbu n'ibice bindi ku nkwi ziri ku muriro wo ku gicaniro, igice cyose mu bwoserezo bwacyo, ariko amara n'ibinyita abyoze, maze umutambyi abyosereze byose ku gicaniro, bibe igitambo cyo koswa kitagabanije, igitambo gikongorwa n'umuriro cy'umubabwe uhumurira Uwiteka neza. Kandi natamba igitambo cyo koswa cyo mu mukumbi, intama cyangwa ihene, atambe isekurume idafite inenge, ayibikirire mu ruhande rw'ikasikasi rw'igicaniro imbere y'Uwiteka. Bene Aroni abatambyi bamisha amaraso yayo impande zose z'igicaniro, ayicocemo ibice birimo igihanga n'urugimbu. Umutambyi abishyire ku nkwi ziri ku muriro wo ku gicaniro, igice cyose mu bwoserezo bwacyo, ariko amara n'ibinyita abyoze, maze umutambyi abitambe byose abyosereze ku gicaniro. Icyo ni igitambo cyoswa kitagabanije, gikongorwa n'umuriro cy'umubabwe uhumurira Uwiteka neza. Kandi natambira Uwiteka igitambo cyo koswa kitagabanije cy'inyoni, atambe intungura cyangwa ibyana by'inuma, umutambyi akizane ku gicaniro, anosheshe agahanga urwara, akosereze ku gicaniro. Amaraso yacyo agikandwemo, avire ku rubavu rw'igicaniro, agikureho agatorero n'amoya yacyo, abijugunye iruhande rw'iburasirazuba rw'igicaniro aho ivu riyorerwa. Agitanyurane n'amababa, ariko ye kuyarekanya. Umutambyi acyosereze ku gicaniro ku nkwi ziri ku muriro. Icyo ni igitambo cyoswa kitagabanije, igitambo gikongorwa n'umuriro cy'umubabwe uhumurira Uwiteka neza. Amaturo y'ifu. Nihagira umuntu utura Uwiteka ituro ry'ifu, ature ifu y'ingezi, ayisukeho amavuta ya elayo, ayishyireho n'umubavu, ayizanire bene Aroni abatambyi kuri iyo fu y'ingezi n'ayo mavuta, akureho ibyuzuye urushyi, abikuraneho n'umubavu wose. Umutambyi abyosereze ku gicaniro, bibe urwibutso rw'iryo turo, bibe ituro rikongorwa n'umuriro, n'ibihumurira Uwiteka neza. Igisigaye kuri iryo turo ry'ifu kibe icya Aroni n'abana be, n'ikintu cyera cyane mu maturo n'ibitambo bitambirwa Uwiteka, bigakongorwa n'umuriro. Nutura ituro ry'ifu yokeje mu cyokezo cy'imitsima, ribe udutsima tudasembuwe tw'ifu y'ingezi yavuganywe n'amavuta ya elayo, cyangwa udutsima dusa n'amabango tutasembuwe dusizwe amavuta ya elayo. Kandi nutura ituro ry'ifu ikaranze, ribe ifu y'ingezi itasembuwe yavuganywe n'amavuta ya elayo, urigabanyemo ibice, ubisukeho amavuta ya elayo. Iryo ni ituro ry'ifu. Nutura ituro ry'ifu ikarangishijwe amavuta, ribe ifu y'ingezi yavuganywe n'amavuta, uzanire Uwiteka ituro rikozwe rityo,
rishyirwe umutambyi nawe arizane ku gicaniro. Umutambyi akure kuri iryo turo urwibutso rwaryo arwosereze ku gicaniro. Iryo ni ituro rikongorwa n'umuriro n'ibihumurira Uwiteka neza. Igisigaye kuri iryo turo ry'ifu kibe icya Aroni n'abana be, n'ikintu cyera cyane mu maturo n'ibitambo bitambirwa Uwiteka, bigakongorwa n'umuriro. Ntihakagire ituro ry'ifu mutura Uwiteka ryavuganywe n'umusemburo, kuko mudakwiriye kugira umusemburo cyangwa ubuki mwosereza ku bituro mutura Uwiteka rigakongorwa n'umuriro. Mubiture Uwiteka ari ituro ry'umuganura, ariko ntibigashyirirwe ku gicaniro kuba impumuro nziza. Ituro ry'ifu ryose ujye urishyiramo umunyu. Ntukemere ko ituro ry'ifu utura ribura umunyu, ari wo kimenyetso cy'isezerano ry'Imana yawe. Amaturo yawe yose n'ibitambo byawe byose ujye ubitambana n'umunyu. Kandi nutura Uwiteka ituro ry'umuganura ribe amahundo mabisi akaranze, ituro ry'igiheri cy'amahundo mabisi akaranze. Uyasukeho amavuta ya elayo, uyashyireho n'umubavu. Iryo ni ituro ry'imyaka. Umutambyi yose urwibutso rw'iryo turo ari igice cyayo mahundo n'igiheri cy'ayo mavuta n'uwo mubavu wose. Iryo ni ituro riturwa Uwiteka rigakongorwa n'umuriro. Igice cya gatatu. Ibitambo by'uko bari amahoro. Kandi umuntu natamba igitambo cy'uko ari amahoro cyo mu mashyo y'ikimasa cyangwa y'inyana, agitambira imbere y'Uwiteka kidafite inenge. Arambike ikiganza mu ruhanga rw'igitambo cye, akibikirire ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Bene Aroni abatambyi bamishe amaraso yacyo impande zose z'igicaniro, kandi akure muri icyo gitambo cy'uko ari amahoro igitambo atambira Uwiteka kigakongorwa n'umuriro. Kandi uruta rworosha amara n'urugimbu rwo hagati yayo rwose n'impyiko zombi n'urugimbu rwo kuri zo rufatanye n'urukiryi n'umwijima w'ityazo abikurane n'impyiko. Bene Aroni babyosereze ku gicaniro hejuru y'igitambo cyoshejwe kitagabanije kiri ku nkwi zo ku muriro. Ibyo ni igitambo gikongorwa n'umuriro cy'umubabwa uhumurira Uwiteka neza. Kandi natambira Uwiteka igitambo cy'uko ari amahoro cyo mu mikumbi cy'isekurume cyangwa cy'umwagazi, agitambe kidafite inenge. Natamba igitambo cy'umwana w'intama, awutambire imbere y'Uwiteka. Arambike ikiganza mu ruhanga rw'igitambo cye, ayibikire imbere y'ihema ry'ibonaniro. Bene Aroni bamishe amaraso yacyo impande zose z'igicaniro, kandi akure kuri icyo gitambo cye cy'uko ari amahoro icyo atambira Uwiteka gikongorwa n'umuriro. Akure ibinure byacyo, umurizo wacyo wose awucire mu nguge, akure n'uruta rutwikira amara n'urugimbu rwo hagati yayo rwose n'impyiko zombi n'urugimbu rwo kuri zo rufatanye n'urukiryi n'umwijima w'ityazo awukurane n'impyiko. Umutambyi abyosereze ku gicaniro. Ibyo ni byo kurya by'Imana, ni igitambo gitambirwa Uwiteka kigakongorwa n'umuriro. Kandi umuntu natamba ihene, ayitambire imbere y'Uwiteka, ayirambike ikiganza mu ruhanga, ayibikirire imbere y'ihema ry'ibonaniro. Bene Aroni bamishe amaraso yayo impande zose z'igicaniro, ayikureho igitambo cye gitambirwa Uwiteka kigakongorwa n'umuriro, uruta rutwikira amara n'urugimbu rwo hagati yayo rwose n'impyiko zombi n'urugimbu rwo kuri zo rufatanye n'urukiryi n'umwijima w'ityazo awukurane n'impyiko. Umutambyi abyosereze ku gicaniro. Ibyo ni ibyo kurya by'Imana, ni igitambo gikongorerwa n'umuriro kuba umubabwe uhumura neza. Urugimbu rwose ni umwanya w'Uwiteka. Rizababere itegeko ridakuka mu bihe byanyu byose no mu buturo bwanyu bwose. Ntimukagire urugimbu cyangwa amaraso murya. Igice cya kane. Ibitambo byo gutambirwa ibyaha byakozwe n'abatabyitumye.
Uwiteka abwira Mose ati bwira Abisirayeli uti nihagira umuntu ukora icyaha atakitumye cyo mu byo Uwiteka yabuzanije agakora kimwe muri byo, niba ari umutambyi wasizwe ukora icyaha agashyirisha ku bwoko bwose urubanza, atambire icyo cyaha yakoze ikimasa cy'umusore kidafite inenge agitambire Uwiteka w'igitambo gitambirwa ibyaha. Azane icyo kimasa ku muryango w'ihema ry'ibonaniro imbere y'Uwiteka, akirambike ikiganza mu ruhanga, akibikirire imbere y'Uwiteka. Umutambyi wasizwe yende ku maraso yacyo ayazane mu ihema ry'ibonaniro, akoze urutoki muri ayo maraso ayaminjagire karindwi imbere y'Uwiteka, imbere ya wa mwenda ukingiriza ahera cyane. Yende kuri ayo maraso ayashyire mu mahembe y'igicaniro cyoserezwaho imibavu kiri imbere y'Uwiteka mu ihema ry'ibonaniro. Andi maraso y'icyo kimasa yose ayabyarire ku gicaniro hasi cyoserezweho ibitambo kiri ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Kandi urugimbu rwose rw'icyo kimasa gitambirwa ibyaha arugikure, uruta rutwikira amara n'urugimbu rwo hagati yayo rwose n'impyiko zombi n'urugimbu rwo kuri yo zo rufatanye n'urukiryi n'umwijima w'ityazo, awukurane n'impyiko nk'uko babikura ku kimasa cy'igitambo cy'uko bari amahoro. Umutambyi abyosereze ku gicaniro cyoserezwaho ibitambo, kandi uruhu rw'icyo kimasa n'inyama zacyo zose ziri mu gihanga cyacyo n'ibinyita byacyo n'amara yacyo n'amayezi yacyo, icyo kimasa cyose akijyana inyuma y'ingando z'amahema. Abantu badahumanijwe aho basesa ivu, ahantu hadahumanijwe aho basesa ivu agishyire ku nkwi acyose, aho basesa ivu abe ariho bacyosereza. Kandi niba ari iteraniro ry'Abisiraheli ryose rikoze icyaha ritakitumye, kigahishwa amaso yaryo, bakaba bakoze kimwe mu byo Uwiteka yabuzanije bakagirwaho n'urubanza, icyaha bakoze nikimenyekana, iteraniro ritamba ikimasa cy'umusoreho igitambo gitambirwa ibyaha, bakizana imbere y'ihema ry'ibonaniro. Abakuru bo mu iteraniro barambike ibiganza mu ruhanga rw'icyo kimasa imbere y'Uwiteka, gikerererwe imbere ye. Umutambyi wasizwe azane ku maraso yacyo mu ihema ry'ibonaniro, ayakozemo urutoki, ayaminjagire karindwi imbere y'Uwiteka, imbere ya ya myenda ikingiriza ahera cyane. Yende kuri ayo maraso ayashyire ku mahembe y'igicaniro cy'imbere y'Uwiteka kiri mu ihema ry'ibonaniro. Andi maraso yose ayabyarire ku gicaniro hasi cyoserezwaho ibitambo kiri ku muryango w'ihema ry'ibonaniro, kandi urugimbu rw'icyo kimasa rwose arugikure arwosereze ku gicaniro, abe ariko agirira icyo kimasa nk'uko yagiriye cya kimasa kindi cy'igitambo gitambirwa ibyaha, ariko agirira n'icyo. Nuko umutambyi abahongerere impongano maze abo bazababarirwa, kandi ajyane icyo kimasa inyuma y'amahema yabo acyose nk'uko yosheje icya mbere. Icyo ni igitambo gitambirwa ibyaha by'iteraniro. Umutware nakora icyaha agakora atakitumye kimwe mu byo Uwiteka Imana ye yabuzanije byose, akagirwaho n'urubanza. Icyaha yakoze nakimenyeshwa, azane isekurume y'ihene idafite inenge ho igitambo, ayirambike ikiganza mu ruhanga, ayibikirire imbere y'Uwiteka aho bakererera igitambo cyoswa. Icyo ni igitambo gitambirwa ibyaha. Umutambyi yendeshe urutoki ku maraso y'icyo gitambo gitambirwa ibyaha, ayashyire ku mahembe y'igicaniro cyoserezwaho ibitambo, andi maraso yacyo ayabyarire kuri icyo gicaniro hasi. Urugimbu rwacyo rwose arwosereze ku gicaniro nk'uko bosa urw'igitambo cy'uko umuntu ari amahoro. Nuko umutambyi amuhongerere impongano y'icyo cyaha cye, maze uwo muntu azakibabarirwe. Kandi nihagira uwo mu boroheje ukora icyaha atakitumye cyo mu byo Uwiteka yabuzanije akagibwaho n'urubanza, icyaha yakoze nakimenyeshwa, azane umwagazi w'ihene udafite inenge ho igitambo cyo kutambirwa icyaha yakoze.
arambike ikiganza mu ruhanga rw'icyo gitambo gitambirwa ibyaha, akibikirire aho babikirira igitambo cyoswa. Umutambyi yendeshe urutoki ku maraso yacyo, ayashyire ku mahembe y'igicaniro cyoserezwaho ibitambo, andi maraso yacyo yose ayabyarire kuri icyo gicaniro hasi. Urugimbu rwacyo rwose arukure nk'uko bakura urw'igitambo cy'uko bari amahoro. Umutambyi arwosereze ku gicaniro ruba umubabwe uhumurira Uwiteka neza. Nuko umutambyi amuhongerera impongano, maze uwo muntu azababarirwa. Kandi nazana umwana w'intama ho igitambo gitambirwa ibyaha, azane umwagazi udafite inenge, arambike ikiganza mu ruhanga rw'icyo gitambo gitambirwa ibyaha, akibikirire aho babikirira igitambo cyoswa, kibe igitambo gitambirwa ibyaha. Umutambyi yendeshe urutoki ku maraso y'icyo gitambo gitambirwa ibyaha, ayashyire ku mahembe y'igicaniro cyoserezwaho ibitambo, andi maraso yacyo yose ayabyarire kuri icyo gicaniro hasi. Urugimbu rwose arukure nk'uko bakura urw'umwana w'intama n'igitambo cy'uko bari amahoro. Umutambyi arwosereze ku gicaniro hejuru y'ibitambo byatambiwe Uwiteka bigakongorwa n'umuriro. Nuko umutambyi amuhongerere impongano y'icyaha yakoze, maze uwo muntu azakibabarirwa. Igice cya gatanu, ubundi buryo bw'ibitambo bitambirwa ibyaha. Kandi nihagira umuntu batanzeho umugabo akumva bamurahiza agakora icyaha cyo kutavuga ibyo yabonye cyangwa ibyo azi, azagibwaho no gukiranirwa kwe. Cyangwa nihagira umuntu ukora ku gihumanya cyose, naho yaba intumbi y'inyamaswa ihumanya, cyangwa iy'itungo rihumanya, cyangwa iy'igikururuka gihumanya atabizi, agahumana, azagibwaho n'urubanza. Cyangwa nakora ku guhumana k'undi muntu uko kuri kose atabizi, nabimenya, azagibwaho n'urubanza. Cyangwa nihagira umuntu uturumbukira indahiro yo gukora ikibi cyangwa icyiza, indahiro yose umuntu yaturumbukira bikamwibagira, nabimenya, azagibwaho n'urubanza rw'icyo yaturumbukiye. Kandi niyimenyaho urubanza rwa kimwe cyo muri byo, yatura icyaha yakoze, azanire Uwiteka igitambo cye cyo gukuraho urubanza rw'icyaha yakoze, n'umwagazi wo mu mukumbi, n'umwana w'intama cyangwa w'ihene ho igitambo gitambirwa ibyaha. Umutambyi amuhongerera impongano y'icyaha yakoze. Niba ari umukene ntabashe kubona umwana w'intama, azanire Uwiteka igitambo cyo gukuraho urubanza rw'icyaha yakoze cy'intungura ebyiri cyangwa ibyana by'inuma bibiri, kimwe kibe igitambo cyo gutambirwa ibyaha, ikindi kibe icyo koswa. Abizanira umutambyi nawe abanze atambe cyo gutambirwa ibyaha, akinosheho umutwe, ariko ye kukigabanyamo kabiri. Ameshe ku maraso y'icyo gitambo gitambirwa ibyaha ku rubavu rw'igicaniro, n'amaraso yacyo agikandwemo, avire ku gicaniro hasi. Icyo ni igitambo gitambirwa ibyaha. Cya kabiri acyose nk'uko babwirijwe. Nuko umutambyi amuhongerera impongano y'icyaha yakoze, maze uwo muntu azakibabarirwa. Niba ari umukene ntabashe kubona intungura ebyiri cyangwa ibyana by'inuma bibiri, azane ituro aturirire icyaha yakoze cy'igice cya 10 cya efa y'ifu y'ingezi, ibe ituro rituririwe ibyaha. Ntasukeho amavuta ya elayo, ntashyireho umubavu, kuko riturirwa ibyaha. Iyo fu ayizanira umutambyi, uwo mutambyi ayikureho iyuzuye urushyi, ibe urwibutso rw'iryo turo. Ayosereze ku gicaniro hejuru y'ibitambo byatambiwe Uwiteka bigakongorwa n'umuriro. Iryo ni ituro riturirwa ibyaha. Nuko umutambyi amuhongerera impongano y'icyaha yakoze cya bene ubwo buryo, maze uwo muntu azakibabarirwa. Ifu isigaye ibe iy'umutambyi, nk'uko biba ku ituro ry'ifu ridaturirwa ibyaha. Ibitambo byo gukuraho urubanza. Uwiteka abwira Mose ati, nihagira umuntu ucumura agakora icyaha atakitumye
mu byera by'Uwiteka akwiriye gutanga azanire Uwiteka igitambo cye cyo gukuraho urubanza cy'isekurume y'intama idafite inenge ikuwe mu mukumbi y'igicaniro uzacira cya shekeli z'ifeza zigezwe kuri shekeli y'ahera ibe igitambo cyo gukuraho urubanza. Kandi arihe igiciro cy'iby'ahera yimanye yongereho igice cyacyo cya gatanu abihe umutambyi amuhongerera impongano iho iyo sekurume y'intama y'igitambo cyo gukuraho urubanza, maze uwo muntu azababarirwa. Kandi nihagira umuntu ukora icyaha agakora kimwe mu byo Uwiteka yabuzanije, naho yaba agikoze atakitumye, aba agiweho n'urubanza, kandi azabaho gukiranirwa kwe. Azanire umutambyi isekurume y'intama idafite inenge ikuwe mu mukumbi y'igiciro uzacira ibe igitambo cyo gukuraho urubanza, umutambyi amuhongerera impongano y'igicumuro yacumuye atakitumye atabizi, maze uwo muntu azakibabarirwa. Icyo ni igitambo cyo gukuraho urubanza, ni ukuri yagiweho n'urubanza imbere y'Uwiteka. Igitambo gikuraho urubanza rwo kuriganya cyangwa guhuguza. Uwiteka abwira Mose ati, nihagira umuntu ukora icyaha agacumurisha ku muntu kuriganya mugenzi we mu byo yamubikiye cyangwa mu byo yishingiye cyangwa mu byo yibye, cyangwa kunyagisha mugenzi we igitugu, cyangwa kubona icyazimiye akagihuguza akarahira ibinyoma, nihagira icyo muri ibyo byose umuntu akoze kikamubera icyaha, bizabe bityo. Niba akoze icyaha akagirwaho n'urubanza, azarihe icyo yibye cyangwa icyo yanyanganyije igitugu, cyangwa icyo yabikijwe, cyangwa icyazimiye yabonye, cyangwa ikindi kintu cyose yahuguje arahira akirihe kitagabanije, kandi acyongereho ikingana n'igice cyacyo cya gatanu, nyiracyo abe ari we akiriha ku munsi azatsindirwa. Kandi azanire Uwiteka igitambo cye cyo gukuraho urubanza cy'isekurume y'intama idafite inenge y'igiciro uzaciraho igitambo cyo gukuraho urubanza, agishyire umutambyi. Nuko umutambyi amuhongerera impongano imbere y'Uwiteka, maze uwo muntu azababarirwe icyo yakoze cyose cyamuzaniye urubanza. Imana ibahe umugisha. Rero turashoje n'umunsi wa mbere wo mu gitabo cy'Abalewi, ariwo munsi wa 19 mu minsi ukurikije iminsi twatangiriyeho dusoma Bibiliya. Ubutaha tuzakomeza n'igice cya 6. Imana ibahe umugisha.